uyu munsi nkuko nari nabibararikiye cyangwa se nari nabibabwiye mu kanya keza cyane ka igatime, tukaba tugiye kwigira hamwe isomo ryiza cyane buri wese yakunda. Ndahamya ko buri wese yagiye abyibaza mu bihe byashize cyangwa se na n'ubu aracyabyibaza ariko akabiburira igisubizo. Ibyo ngibyo ni ibihe cyangwa se ni ibihe bintu ukwiye kuba wamenya muri kano kanya? Icyo nakubwira wagakwiye kuba wamenya muri kano kanya, cyangwa se nawe icyo wibajije ariko ukakibura igisubizo, ese ni ikihe gihe cyiza cyo gutangira business? Murabizi yuko umwaka ugenda ugira ibice bigiye bitandukanye. Hari igihe cy'impeshyi cyangwa se igihe cy'izuba, hari igihe cy'itumba, hari igihe cy'urugaryi, bitewe nuko ubyita igihe kirimo kigiye gitandukanye. Aho rero nawe buri wese akibaza, ese ni ikihe gihe cyiza cyo gutangira business? Abantu benshi murabizi yuko hari igihe kigera rwose abantu bakavuga ngo amafaranga yarabuze. Ikindi gihe bakavuga ko batarimo kubona amafaranga nkuko bayabonaga mbere. Abundi bakavuga noneho muri no minsi amafaranga agiye kuboneka. Abandi ugasanga bavuga barayabuze, abandi ugasanga baravuga ngo barayabonye, usibye ko bavuga ko bayabonye ari bo bakeya. Ese ngewe utari watangira business, ese ngewe wayitangiye gahomba nkaba nshaka gutangira indi, ni iyihe business muri iyi ngiyi ngiye gutangira? Ese ni ikihe gihe cyiza cyo kuba natangira iyo business? Mbere na mbere ukwiye kuba wamenya yuko nta gihe kihari cyabugenewe cyangwa se nta gihe gihari ushobora kuba watangira business nyayo gihari. Ahubwo we wakora iki, cyangwa se ni gute wamenya ko ushaka cyangwa se igihe ugiye gutangira business ari cyo gihe cyanyacyo? Uko byagenda kose buri business yose igira igihe cyayo. Nimvuga igihe cyayo ni igihe cyo kubonamo amafaranga. Urugero wenda kugira ngo mubyumve, abantu bacuruza amakayi cyangwa se bacuruza ibigendanye n'ibikoresho bigana abanyeshuri bagiye ku ishuri cyangwa se bagenda bagana bagiye ku ishuri, murabizi ko igihe cy'itangira ry'amashuri y'abanyeshuri, amakayi, amakaramu n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye biragurwa cyane. Ibikoresho bigendanye n'ubukwe cyangwa se bakora ibigendanye na decoration n'ibindi bigiye bitandukanye, murabizi yuko mu gihe cy'impeshyi baba basakiwe cyangwa se baba babonye akaryo niko babyita. Abandi nabo rero bitewe n'igihe runaka, abantu bacuruza ibigendanye n'igiti cyangwa igiti cya Noheri, nabo barabizi yuko uko byagenda kose mu gihe cy'iminsi mikuru Noheri n'ubunani, nabo baba batangiye kubona agafaranga. Abantu bacuruza imyenda barabizi ko imyenda ariko bagacuruza imyenda y'imbeho, barabizi ko mu gihe cy'imvura baba babonye akaryo. Abacuruzi b'imitaka barabizi yuko yo imvura irimo kugwa aribwo babona abakiriya. Ese nicyo gihe cyiza cyo gutangira business? Buri wese rero akwiriye kubanza gushishoza cyangwa akabanza agashaka amakuru bitewe na business ashaka kuba yatangira. Byakabaye byiza rero maze kumenya se business ngiye gutangira ni ryari igiramo amafaranga. Uko byagenda kose ubanza kubikorera ubusesenguzi. Wamara kubona igihe rero iyo business byibura igira amafaranga kurenza indi minsi, icyo gihe umaze kukibona, hari umuntu wahita avuga se burasi icyo gihe cyiza cyo gutangira. Abangaba rero bari mu bice bibiri bitewe nuko wowe umeze. Niba ufite igishoro kinini cyangwa se igishoro gihagije, icyo ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo gutangira business. Igihe cyiza cyo gutangira business iyo wamaze gukora ubushakashatsi ukabona yuko hari igihe cyiza cyo kuba hazaba harimo amafaranga, byaba byiza utangiye mbere yaho, kubera yuko uba urimo kumenyekanisha ibyawe. Ariko mu gihe ufite igishoro gitoya, ni byiza yuko n'ubundi icyo gitoya ugomba kugikoresha neza. Byakabaye byiza utangiriye muri icyo gihe cyiza wabonye neza yuko business yawe iba ifitemo amafaranga. Urumva yuko ni abantu babiri batandukanye. Harimo umuntu ufite igishoro gihagije, harimo n'undi muntu ufite igishoro abona kari gikeya. Hakaza hibazwa se igishoro gihagije ni ikihe, ese igishoro gitoya ni ikihe? Burya buri wese agira amakeya ye,
akagira na menshi ye, cyangwa se bitewe na business agiye gutangira. Hari business ushobora kwatangizamo amafaranga menshi koko bigaragara, hakaba na business ushobora kwatangizamo amafaranga make bigaragara. Niwe rero bitewe na business ugiye gutangira kubanza kubikorera ubugororangingo cyangwa se ubushakashatsi, ukabanza ukareba niba ari cyo gihe kiza cyo kuba watangira. Nakubwiye yuko ku muntu ufite igishoro abona ko gihagije, atangira mbere ya cyagiye abona ko amafaranga azaba abonetse. Tugiye gutanga urugero. Niba abantu benshi bazi yuko ibigendanye no kuba bakora ibigendanye na dekorasiyo ndetse n'ibindi bintu bigendanye n'ubukwe, bakaba bazi neza ko mu guhera mu kwezi kwa gatanu gushira kwa gatandatu aribwo ibiraka biba ari byinshi, burya byakabaye byiza utangiye mbere yaho. Ariko niba uzi neza ko ibyo ufite cyangwa ibyo uzakenera ari bikeya, urugero kaba ari byo wenda uzakoresha, cyangwa se nkuko nari ntanze urugero rw'abantu bakora ibigendanye na dekorasiyo, ukaba uzi neza yuko nta mafaranga ahagije ufite yo kuzaba ubikora, icyaba cyiza nuko byibura wazatangira muri cya gihe, kuko wenda ushaka kuzasanga ufite wenda pere imwe. Nimvuga pere imwe nubwo naburi bwambike, ariko ubaye ufite pere nyinshi wakabaye waratangiye mbere. Iyo ufite pere imwe nkuko nabivugaga, icyo gihe ibigufasha nuko byibura niyo ntago ubura abakira, kubera yuko ababa bikeneye abari beje. Ariko naho ndi watangiye mbere, buriya kubera ko aba afite ubushobozi nawe abona benshi kurushaho. Ariko bakavuga ngo buriya ngo inkoko itora uko umunwa wayo ungana, ntago wakanga gutangiza amafaranga makeya ufite ngo uzatigeza kuzagira menshi, kubera ko buriya aribwo ariyo yawe ufite ashobora kuzakugira akamaro mu minsi iri imbere. Abo twatimo turaganira bamaze kumenya neza igihe kiza cyo gutangira, ariko bamenye ko mbere yuko batangira ari ngombwa kubanza kubikora ubushakashatsi bakabona kuba batangira. Iki ni ikiganiro Nezerwa, karakanya keza cyane ka Iga Time. Ikiganiro Nezerwa cyo kiracyakomeza, twumva n'ibindi bice by'ikiganiro Nezerwa. Muraho neza bakunzi bacu, uyu muri kumwe na none ni Miss Adi. Twabagereye muri Home Golden White, twasanze bafite igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangijwe n'isabune zisanzwe. Twasanze bafite isabune yo koga nziza yitwa Yellow Body Soap. Iyi ni isabune yo itanga igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangize ingaruka n'isabune boga zisanzwe za gifura n'ibindi. Iyi ni isabune y'amazi idufasha kugira uruhu rwacu rugahehera neza. Isabune rero wayibona nawe ni yawe, iragukwiriye kandi irakubereye. Hamwe na Home Golden White wayihambangara kuri ya nimero iri kuri screen yawe, bakayikugezaho aho waba uri hose mu gihugu. Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda. Use Yellow Body Soap every day. Isabune nziza, uruhu rwawe ruhehereye. na Home Golden White hamagara 078 19 18 540.